maze umwaka hafi n'igice ndi umupfakazi nibana. Nyuma y'urupfu nahuye n'urugamba rukomeye. Twaherukaga hano turi gushima Imana ko yaduhaye umwana w'umukobwa mwiza kandi usa na se. N'uyu nguyu tweye dukikiye yitwa niyo nshuti Shami Tracy. Mu mibabaro yose yanyitaga sheri na n'uyu munsi aracyanyita sheri. Twamaze imyaka 10 n'amezi 6 tutagira ibyo kurya, ntago yigezana. Urabona yana atari kubona umuntu, uyu niwe sheri wanjye, Madamu Mona Pose. Sinkwemera mwana. Yego. Barambenze we, kandi nta upfata mwayo, ubwo se wanseka. Imana ishimwe ko nabonye unyemera. Pasiteri. Mama pasiteri. Pasiteri n'umutwari wanjye tubyaranye 4. Imana niduhara umugisha. Igipangu twabagamo na madamu bazaga kubahemba, baba bafite iminsi mikuru indi miryango bakabatumira, ariko twe ntibadutumira. Madamu akahita ajya mu nzu n'abana bakikingira, nanjye nkaba ntarasa. Bana banjye barabakubitaga simvuge, kuko wibeshya ukavuga nyiri igipangu yakwirukana. Sikubona abandi bana batwaye gurude, madamu agateka icyayi cya mukara agashyira mu gacupa k'inyange kugira ngo ugire ngo ni ji ya pome. Kubita mukaru agaca umwana wipfana abantu ngo ntawagusuye wabyaye. Muri twari wigeza gutera inda Vumiriya, ngo nararwaye nta wangezeho, hari ugushinzwe. Harivuga ngo ni njye ukomeretsa ni nanjye womora. Nabisomye muri Bibiliya, itakomoye nta ushobora kukomora. Iyo ni serumu abashumba tugira hafi yo gutera abazahaye, twita tuyigucomekamo yo mu mwuka nyine. Paracetamol ivuga ngo kurira kwarari umuntu bwa kimpundu tukagukubita. Tugira na za kwaritemu ku bantu bagize umuriro mwinshi wo mu mwuka, bivuga ngo mu gicuku cyanyu. Nonaha ndashyira mu mahoro wabacurira ngo biremwe. Dore imiti Kristo yadusigiye, nonaha ndahaguruka ngiye. Kandi mutajya ngo nibyo dupapira biri mu ijambo ry'Imana. Umusamariya mwiza w'umunyembabazi asanga uwakubise yakomeretswe, aramufata. Ijambo rya mbere amugirira impuhwe, aramwegera. Irya kabiri amushyira ku ndogobe. Irya gatatu amwomora ibikomere. Irya kane, irya gatanu ntiyamwomoye ibikomere gusa, yamujyanye mu nzu y'icumbi, ni urusengero. Barakuze. Ndashima Imana ko itubeshejeho mu mujyi wa Kigali, ntabwo biba byoroshye.